ubizi neza ushobora no kubwira abantu umunsi wahindutse ukavuga uti hari umunsi nafashe icyemezo nakira Kristo nk'umucunguzi wanjye kandi nemera kumwumvira nk'umwami wanjye mba umwana w'Imana. Ariko ibyo ntibihagije. Kera iyi nkuru nkunda kuyibabwira murayizi. Abantu benshi baba mu idini basa na wa mugani ngo w'ikinyabwoya ngo cyabanaga n'incira, cobra, snake, incira. Murabizi ibyo bintu bibiri bigira ikintu bihuriraho, abantu barabyanga byombi. Ibinyabwoya, umubyeyi ubonye ikinyabwoya ikintu cya mbere yihutira gukora ni ukukica. Umuntu ubonye inzoka, uretse n'incira wenda nkureho n'incira, ubonye inzoka niyo yaba itaryana ikintu yihutira gukora kuyikubita akayica. Ngo bukeye ikinyabwoya kibwira inzoka, kirabwira ati urabizi ndambiye ibintu byo guhora bankubita, ngiye kubaza Imana impamvu yandemye ikampa amahwa, abantu bose bakaba banyanga. Kiragenda gisanga Imana, kirabwira tumva rero Mana, hari ibintu ndambiwe mu buzima bwanjye sinabigambiriye, ariko nisanga iyo umwana mbonye arakandagira, iyo umugore mbonye arakandagira, iyo umugabo mbonye nta wuncira kari urutego, none ndagira ngo mpindurire amateka. Hano yavuga ati icyo wifuza nicyo ndi bugukorere, mpindurira amateka niye gukomeza kuba ikinyabwoya. Ngo Imana ifata akantu k'agapamba akibwira ati ugende wizingire muri aka gapamba umaremo ibyumweru 3, uzasohokamo uri ikindi kintu. Ikinyabwoya kirataha n'ipamba yacyo ivuye ku Mana, kiragenda kibwira inzoka kiti rero ngiye mvuye kwivuganira n'umuremyi wanjye, mvuye kwivuganira n'Imana kandi impaye akantu nizingiramo ngo nzavamo ntakiri ikinyabwoya, ndi icyaremwe gishya. Inzoka irakireba iti ngaho jyamo nzasigara nkurebera. Kizingiramo, kifurewamo, hanyuma nyuma y'iminsi 21 hasohokamo ikinyugunyugu. Burya murabizi ibinyugunyugu biva mu binyabwoya. Ababizi neza bize biology murabizi burya ibinyugunyugu byose biva mu binyabwoya. Ibyo uzabona binini biva mu binyabwoya binini, utuzabona dutoya tuva muri kagungu nabwo n'ubunyabwoya buto. Ibyo nibyo bita metamorphosis. Ku munsi wa 21 ikinyugunyugu gisohokamo, kiragurutse reka, cyahoze gikambakamba hasi havuyemo ikintu kiguruka, kiragurutse kigiye, abantu bati yo mbega kantu keza hano, abagore ati yo mbega kantu keza hano, gisubira mu mwobo kibwira incira cye. Turabizi bya bintu birakora. Haleluya. Nanjye reka mbabwire ngo bya bintu birakora. Abahoze mu byaha abo Yesu yagiriye neza murabizi biriya bintu birakora. Amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, biriya bintu birakora. Kaba wari umusinzi pe, ubuzima bwarakunaniye, kwinjira muri Yesu wajya ubona inzoga ukibaza rwose ziriya nzoga nazikundagamo iki, kuko wabaye icyaremwe gishya. Noneho kiragenda kibwira incira kiti wambonye. Incira kireba tariko shawe ntabwo ugira ubwenge, ko se abana bagukunze n'abagore bakagukunda, inyoni zo wazibajije zirakugira lunch, zirakurya tu. Buriya rero impamvu abantu bamwe badakizwa neza banga kuba lunch y'isi. Dushaka ugomba kumenya ubwenge. Hari abantu utazitandukanya nabo, niwitandukanya nabo amahirwe yawe uzaba uyagabanije. Wanywaga inzoga ukazigumamo ngo kubera kusangira n'abakomeye. Ariko reka nkubwire shaho, iyo wikubise hasi ntabwo baza kuguterura. Sinjya mbasetsa abantu nigishaga ejo bundi mbibutsa, buriya abantu bose baririmba nkaho bankwereye. Ntimubizi se? Mumpagakaye nandikemo ibyo nanyoye, nibiba ngombwa nandikemo n'ibyo nariye. Abantu urajya kwandika mu gakaye, babandi se bagiye he? Kandi ubwo ngo wanze kubavamo, ngo nyine ngo ni company, ngo nabajama, ngo naba friends,
urimo urapfa abajyama bareba wandika mu gakayi. Umuntu w'umugabo akaza akakubwira ngo urumva ngo iyo utajya mu bandi bagabo ngo ntumenye aho business zikorerwa. Business ntabwo zikorerwa mu kabari, business zikorerwa mu bwonko. Ubu n'ubugira gatatu ko bitwa mvuye mu kabari, nasangiye na benshi aburu ntabara, iyo nigira mu kabari. Umva, izo ni indirimbo zo mu kabari z'umuntu ngo yasangiye na benshi ariko abura umutabara. Iyi myenda yamaze kukurya sugira ngo babandi mwasangiye mu kabari baragutabara bashaka iki? Nawo baba bashiriwe. Abajya mu kabari ariko mwavuyeyo murajya gukora iki? Inzoka ibwira ikinyabwoya kiti buriya wowe ntabwo uzi ubwenge bw'isi. Ubu bwenge bw'isi nibwo bwamaze abantu. Ukabwira umuntu utariko ntabwo ubona ko icyo kigaro ugendamo ari cyo kikwicira, ntabwo ubona ko icyo kigaro ugendamo ntacyo kikungura, ngo ariko urumva ngo ntabwo nava mu bajama, ngo ntabwo munava mu bafrenze. Va mu bafrenze ubicyaremwe gishya. Abo bafrenze baguteza ibihombo, abo bafrenze bagusenyera, abo bafrenze baguteza ntacyo bakumari uretse kugutesha agaciro gusa. Iyo ugenda muri kampani y'abagenda nabi ngo n'ubwenge bw'isi, uhora mu gihombo, uhora muri minus. Inzoka rero ibwira ikinyabwoya kiti rero sha buriya bintu wavuze numvise harimo ukuri ariko nanjye ndashaka guhinduka ariko nkagumana ubwenge. Nashatse amavuta meza unsige kuva ku mutwe ugeze ku birenge unogerereze. Ikinyabwoya kirayireba kiti sawa, fata amavuta kirayisiga. Inzoka zose uzareba iyo urumuri rukubise irarabagirana, kirayinogerereza neza, kirayisiga. Irangije irasohoka nayo iragenda buyoka, iragenda. Umwana yibonye ati inzoka we, umugore yibonye ati muhurura inzoka, igaruka mu mwobo iti je wari banyishe. Ikinyabwoya kirayibwira ati ngo arashaka nkubwire, nubwo wisize ukinogerereza ariko uracyagenda nk'inzoka. Iyo wasamye akanwa n'ak'inzoka, no mu ndi imbere ugomba kuba uri inzoka. Uri inzoka irabagirana ariko uracyari inzoka. Buriya rero abantu benshi n'ikidini dukora, idini ntabwo iguhindura, ugerageza kwisiga ukajya ubwira abantu nanjye ndasengerega nanjye. Oya, Imana irakubwira ngo ya ugomba kuba icyaremwe gishya. Haleluya. Ugomba kuba icyaremwe gishya, kwisiga ukinogerereza ukagerageza kwigira ingeso nziza ukagira Imana iravuga ngo ugomba kuba icyaremwe gishya. Bivuga iki kuba icyaremwe gishya? Haleluya. Buriya kuba icyaremwe gishya kandi ntimuzibeshye. Ushobora kwibeshya ukibwira ngo ubwo ngo wabaye icyaremwe gishya, uzabyumva n'ubo wabaye icyaremwe gishya. Ibyo ngiye kubabwira nibyo bidufasha kumenya uko icyaremwe gishya kigenda. Nabundi mwazamera nka wa umusaza yicaye imbere ya asanseri, none wabona binjijemo umukecuru. Asanseri irazamuka, imanutse abona hasohotsemo umukobwa mwiza w'inkumi. Abwira umwana ati sha ntumira kuri nyokazi, tumushyire muri kiriya cyuma nawe turebe ko yasohoka ari inkumi wo kanyogo. Nawe ntiyamenye ko asanseri yarazamutse umukecuru avamo hamanuka inkumi, ariko it's not the same people. Ntabwo rero icyo nenda kubabwira ni wowe ubicyaremwe gishya, ntawe ugusimbura. Wowe wicaye hano ni wowe ugomba kuba icyaremwe gishya. Naho kwibwira ko uzakora nk'uwo musaza n'uwo mukecuru ukajya wiyoberanya, oya, ni wowe ugomba kuba icyaremwe gishya. Amen. Icyo bagushyiramo cyose kitari Kristo ntabwo kizaguhindura icyaremwe gishya. Bagushyire mu idini ntizakugira icyaremwe gishya. Baguhe doktora wige, baguha amashuri wige. Kera abantu bigeze kwibeshya mu kinyejana cya 18 19, baravuga ngo igituma abantu bataba beza, abitwa ba Ruso n'abandi bo muri yo kura, ngo nuko batazi ubwenge. Ngo buriya abantu bafashe ngo bakiga ubwenge, ngo bakagira n'amafaranga, ngo baba beza. Abantu bariga amashuri ukarangiza doktora, ntabwo doktori kugira icyaremwe gishya.
ahubwo ikibazo nabonye, iyo uri umunyabyaha bakakongerera ubwenge, niba ufite umutima w'umujura wari kujya wiba nka mayibobo ukora mu mifuka, ariko iyo ubonye doktora n'igihugu cyose ushobora kugiterura ukakiba ukakijyana, kuko wungutse ubwenge bugiye gukorana n'umutima w'umujura. Ndabeshya? Iyo uri umusambanyi bakaguha amafaranga nk'abo bavuga ngo waha abantu amafaranga, iyo uri umusambanyi wasambanaga n'abanyarwandakazi, nubona amafaranga uzajya gusambana n'abahindekazi, ujye gusambana i Burayi, aho ubonye ubwoko bwose ushake kujya gusambanayo, kuko uri umusambanyi. Amafaranga ntazaguhindura icyaremwe gishya, ubwenge bw'ishuri ntibuzaguhindura icyaremwe gishya, gutura mu nzu nziza ntibikugira icyaremwe gishya, imodoka nziza ntikugira icyaremwe gishya. Ahantu winjira ukaba icyaremwe gishya ni muri Kristo Yesu honyine. Kuko ibyo bintu byose abantu barabigerageje. Abantu bagerageje ubutunzi ntibyakora, abantu bagerageza amashuri ntibyakora, abantu bagerageza ibintu byose barabigerageje ariko ntibikora. Ikigira icyo gikora no kuba muri Kristo Yesu. Umuntu yari muri Kristo Yesu abicyaremwe gishya. Ariko benshi barashaka kwinjiramo igice nka ya nzoka, jyamo wese ubicyaremwe gishya. Amina. Niyo mpamvu buriya Yesu atangira kwigisha, inyigisho ya mbere yigishije yaravuze ngo mwihane, repent, ngo kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Bishaka kuvuga iki? Buriya kwihana ntabwo ari ukureka ibyaha. Oya, abantu nicyo kintu abantu batumvise. Burya ibyaha ni umusaruro w'imitekerereze n'imyumvire. Rero iyo Yesu avuga ngo repent, mwihane, yabwiraga abantu ngo hindura imitekerereze yawe. Reka nkwereke, buri cyaha cyose mubona kiba cyubakiye ku mitekerereze n'imyumvire y'umuntu. Hari igihe uzabona umuntu arimo kunywa ugire ngo akunda inzoga. No, hari umuntu unywa kuko yihebye, buri mugoroba akajya gucurika agahinda ke mu icupa ry'inzoga. Hari undi muntu unywa yageraho ngaho kubera, hari ijambo numvise abajene bakoresha muri no minsi ryitwa vibe, ngo kubera vibe ngo ziva mbese agasamusamu. Urabiza agasamusamu iyo kamaze ukajya wumva mbese ufite akantu k'agasamusamu muri wowe, noneho ko gasamusamu ugahora urimo kugashakisha ngo wumve ko kagumaho, ukanywa ushaka agasamusamu. Akabona abandi banywa kubera iki? Burya ntabwo abantu bose banywera impamvu zimwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwihane, ukuvuga ngo muhindure imitekerereze yanyu, muhindure imyumvire yanyu, muhindure imibanire yanyu, muhindure imikorere yanyu, muhindure imibereho yanyu. Burya repent, iryo jambo kwihana ni uguhindura, ni uguhindukira. Urumva ni umuntu wagenda agateye Imana umugongo agakora domitu akareba hariya agahindura byose. Urahindura, ugahindura n'uburyo wambara cyane, ugahindura byose. Repent. Niyo mpamvu mu Baroma ibice 13, ndabaha ingero nkeya hanyuma tugane ku musozo. Abaroma ibice 13, nkunda amagambo Paulo yanditse, murongo wa 12 waho aravuga ngo ijoro rirakuze burenda gucya. Amen. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Hari ibintu tuba twambaye, burya ibyo wambaye ubu ngubu hagize umuntu wenda ubabaza ati ariko ninde wabigishije uyu munsi? Abantu benshi bashobora kutibuka izina ryanjye ariko bazibuka imyambaro nari nambaye. Ngo ni umugabo wari wambaye ikanzu ngo y'igitare, ngo yageretseho ngo akantu k'agashumi k'umukara gakikijwe n'umutuku n'umukandara w'umutuku. Icyo ngicyo nicyo abantu benshi, ibyo wari wambaye. Uzabone niyo umuntu akubaje ngo nta mugore uciye hano, ngo hari umugore wari wambaye gutya, akavuga imyenda yari yambaye, kuko ibyo twambaye nibyo bigaragarira abantu mbere y'ibindi byose. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo noneho ngo ijoro rirakuze burenda gucya, kuko nijoro ibyijimye byose ibisa nabi ushobora kubyambara. Imyenda iriho ibizinga ushobora kuyambara nijoro, ariko bakatubwira ngo iyo myenda iriho ibizinga ntushobora gukomeza kuyambara. Ngo twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. 13, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke,
tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi nimuhe urwaho imibiri yanyu nuko ikora ibyo yifuza. Kwambara Yesu ngiye nkundi intuza, aho unyuze abantu bakavuga ngo uri wa wundi wambaye Yesu, wari umuntu wanyuze hano wambaye Yesu, ariko yiyambuye. Hari ibyo twiyambura ibiganiro bibi, tukiyambura gusambana, tukiyambura gusinda, tukiyambura ishyari, tukiyambura gukora iby'isoni nke, tukambara Kristo, tukajya muri Kristo, tukambara Kristo, tukaba ibyaremwe bishya. Amen. Muribonamo? Hanyuma reka ngane ku musozo turebe mu Bakolosayi ibice bitatu. Abakolosayi ibice bitatu umurongo wa 12. Inzandiko za Pawulo zose zikoze kimwe, atubwira icyo Imana yatugize icyo muri Kristo Yesu, yarangiza akatubwira uburyo dukwiriye kugenda nk'ibyaremwe bishya. Umurongo wa 12 n'uwa 14 aravuga ngo nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nkuko umwami wacu yabababariye aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Ariko mbere yuko twambara arabanza akatubwira n'ibyo twiyambura. Umurongo wa 8 aravuga ngo none mwiyambure ibi byose. Umva bene data, mwiyambure ibi byose. Halo, mwiyambure ibi byose. Genzura urebe niba utambaye kimwe muri ibi ngibi batubwira. Mwiyambure umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho ye yamuremye. Aho ntihaba umugira iki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga rigaho cyangwa umuskuti, cyangwa imbata cyangwa umudendeza, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Hari ibyo tugomba kwiyambura, tukambara Kristo nk'ibyaremwe bishya, tukagendera muri Kristo. Amen. Hanyuma iyo twamaze kwambara Kristo, icyanyuma cya mbere cyari kureba abo turi bo n'uburyo duhinduka ibyaremwe bishya. Icya kabiri cyari imibereho y'icyaremwe gishya. Icya gatatu ni imirimo y'icyaremwe gishya. Hariya niho nshoreje. Mu Bakorinto ba 2 batubwiye ngo Imana yiyungiye natwe muri Kristo Yesu, ntiyabikitubaraho ibicumuro byacu, ariko irangije idushinga umurimo ngo ariko ibyo byose bituruka ku murongo wa 18, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mwiyunge n'Imana. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mwinjire muri Kristo. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mwiyambure imirimo y'ibyaha. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mwambare Kristo. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mugende nk'ibyaremwe bishya. Uwo ni umurimo Imana iduha, katubwira ngo genda ubwo wamaze guhinduka, genda umbwirire n'abandi yuko Yesu akiza. Haleluya. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Turi abantu bafite imibereho mishya, ariko turi abantu bafite n'umurimo wo kujya kubwira abandi. Haleluya. Abantu nibakubona bamenye ko wabaye icyaremwe gishya, nibatangira kukubaza babwire ngo nukubera Yesu. Amina. Wenda uyu munsi wicayemo hano uremerewe n'ibyaha, wenda uyu munsi wicayemo hano ukigenda muri biriya byose twamaze kubona, nanjye ndakwinginga mu cyimbo cya Kristo ngo uyu munsi wiyunge n'Imana. Wenda wumvise umwuka w'Imana akubwira ngo hari ibintu bigomba guhinduka muri wowe, kuko niyo tumaze kuba ibyaremwe bishya, noneho dukurira muri Kristo. Buri munsi tukagenda dukura dusa nawe,
hari n'abakubwira ngo ariko sibwo hari igihe tuzigera dusa nawe. Pawulo yabyanditse neza aravuga ngo tukiri hano mu isi tumenyaho igice, tubonaho igice, ngo ariko naboneka ngo tuzamenya nk'uko Imana yatumenye. Yohana arandika ngo bakundwa, ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. Ngo bakundwa, ngo uko tuzasa ntikurerekanwa, ngo ari ikintu tuzi, ngo niyerekanwa tuzasa nawe. Ngo noneho hagatanga ngo ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko nguwo aboneye. Twinjira muri Kristo tukaba ibyaremwe bishya, tugakurira muri Kristo, buri munsi tukagenda duhinduka tuba bashya, turushaho gusa na Kristo. Imana itugirire neza. Reka ne kwisubiramo, niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe akubwira ngo uyu ni wo munsi, uyu niyo saha yawe yo kwakira Kristo nk'umwami, ukinjira muri we wese, ntugire icyo usiga hanze. Cyangwa se wamaze kwinjiramo ariko hari ibintu bimwe na bimwe ugikurura aho inyuma, uyu munsi ni wo kujyamo neza, ugakurira muri Kristo nk'icyaremwe gishya. Niba wumvise umwuka avugana nawe uzamura ikiganza aho uri, hanyuma dusenga Imana dusoza. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza. Zamura ikiganza cyawe wibwirire Yesu, kandi ibyo yakweretse aba ari byo umwereka. Umubwire ngo Mwami Yesu unyeze, untunganye, umpindurire icyaremwe gishya. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, ubwo ibindi byose twagerageje bitashoboraga kutugeza aho twifuzaga kugera. Twagerageje ubwenge, twagerageje discipline, twagerageje amafaranga, twagerageje ibintu byose, ariko ntibyatugera aho twagombaga kugera. Rambura ikiganza cyawe, ufate ibi biganza byose bizamutse imbere yawe. Imbaraga z'umwuka wawe wera zifata aba bantu bose, ubogesha amaraso yawe, ubatunganye, ubeze, nurangiza ubambike imbaraga, bakurire muri wowe, barusheho gusa nawe, barusheho kugenda nkawe, barusheho kuvuga nkawe, barusheho gukora nkawe, bahesha izina ryawe icyubahiro, kandi nawe ubishimire buri munsi ubaho umugisha. Wa munsi nuhamagara amazina y'abera, aba bose bari aha ngaha, ibi biganza byose byazamutse imbere yawe, ntibazabure Mwami Imana kuri liste yawe. Ubambike imbaraga kandi uhindure ubuzima bwabo, ngo ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo musuhurize umuntu kuri iruhande. Haleluya. Ngo nanjye ndaba mbashuhuje, hanyuma numara kumubona rwose wamwitegereje uri iburyo bwawe n'ibumoso bwawe, uvuge ngo ngiye kugusengera. Turi mu minsi 40 y'amasengesho, turi ku munsi wa 7 w'iminsi 40, ariko reka mbanze ndeba abantu rwose bamaze gukora 7. Uzi ko mukiri benshi bamaze gukora 7 batayivuyemo. Muracyahari, nanjye ndacyahara, ariko nubwo ntari nahangaha, ariko giye nateraniraga kuri YouTube ko nari ndi Nairobi. Iyo byagezaga nimugoroba turangije inama, najyaga kureba aho mugeze, nkareba bigishije. Desire naramukurikiye, senior pastor naramukurikiye, hanyuma uyu munsi nanjye nigewe. Amen. Ndagira ngo rero dusengerane, kandi buri muntu wese hari ikintu namye mbabwira igihe nari nkiri pastori senior hano, yuko ntuzaze muri 40 udafite ikintu ugiye gusengera. Amen. Kandi ikintu uzasengera muri 40 kizaba ari kinini ku buryo
n'Imana izabibona ikavuga ngo iyi nzara ntabwo ndi bwemere ko tuyipfusha ubusa. Amen. Ujye usengera ikintu kinini gihindura ubuzima. Amina. Nanjye mfite ibintu ndimo gusengera, nge naranabyanditse systematic rwose muri karine yanjye, kuri iyi page ihereranye naho nanditse ubutumwa, hari ibintu nanditsemo, ibindeba n'ibireba itorero n'ibireba igihugu n'ibindi, ugashyiramo ibyifuzo binini. Haleluya. Kuko hari ibintu umuntu aba yifuza ko birangira bikavaho. Ibiriya bintu by'amakimbirane ari muri aka karere biri mu ntuza yanjye. Muri iyi 40 yanjye nabwiye Imana ngo rwose ngiye gusenga iyi 40 mu nzara yanjye. Kimwe mu bintu nsonzeye ukubona aka karere kavamo intambara. Uyu mwuka turawurambiwe rwose, turawurambiwe. Numva abantu bamwe ugiye kuri YouTube wagira ngo n'abakomantateri b'umupira, ariko buriya nta kintu cyiza kiba mu ntambara. Ngiye mu bintu nashyize muri 40 nicyo kirimo. Ikindi cya kabiri nashyizemo no guhembuka ku itorero. Ibintu by'amatorero y'imikonjera ubona biraho bibayabaye nkuko abarundi bavuga, dukeneye kubona itorero riba vibrant, Imana igahabwa icyubahiro, ubwoko bwayo bugahabwa umugisha. Ariko buri muntu wese afite icyo yashyizemo, utaragishyiramo nawe agitekerezeho. Amina. Kuko narababwiye ngo nutazaza niba rajya afata umunsi wo ku cyumweru avuge ngo uyu nguyu niwe nashyize muri 40, utaziyiriza 40 niba raziyirize breakfast imwe, avuge ngo hari breakfast imwe niyirije, hanyuma ndayisenga. Imana baho umugisha. Dusenga Imana, dusengerane. Turagushimye Mana yacu, duhora tugusaba ngo iyo duteranye dutya ujye uterane natwe kandi ibyo ntitubishidikanya, kandi turagusaba ngo ibyo wajye gukora cya gihe n'ubu ngubu bikore. Reka imbaraga zawe zigendagende muri iri teraniro, reka umuntu wese yumva imbaraga z'umwuka zirimo kumukoraho mu buryo budasanzwe. Reka umuntu wese waje hano arwaye imbaraga zawe zimukoreho mu buryo bumukiza, ari abarwaye indwara z'uruhu, ari abarwaye indwara zo mu magufwa, ari abarwaye indwara zo mu maraso, abarwaye indwara z'imitsi, abarwaye indwara zo mu nda, abarwaye indwara zo mu mihogo, abarwaye indwara z'uburyo bwose. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo ibyo ngibyo ubishyireho iherezo kandi hazavemo amashimwe nk'ayo twumvise uyu munsi. Turasengera umuntu wese waje hano afite ibimuremereye ku mutima, uramburira ikiganza cyawe kumukoraho. Mwami Yesu waravuze ngo abarushye n'abaremerewe baze bagusangira baruhura. Uruhura umuntu wese ufite ikibazo kimugoye kimurushije imbaraga, uwihebye, unaniwe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo musubizemo amahoro n'ibyiringiro, kandi nurangiza ubikore ku buryo azamenya ko afite Imana imukunda. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera umuntu wese waba urimo hano ufite ibyaha byamwizingiyeho, mu izina ryawe mu butware waduhaye ducagaguye imigozi yose y'ibyaha, imigozi y'ubusambanyi, imigozi y'ubusinzi, imigozi y'ubujura, imigozi y'amashyari, imigozi y'inzangano. Iyo migozi yose mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turayicagaguye, kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turafata ubutware bwose waduhaye. Imyuka yose y'amadayimoni y'uburyo bwose yabizerera mu kirere cy'aha hantu ikubitwe hasi, kugira ngo icyubahiro cyawe cyonyine aricyo gisigara aha hantu. Utwambike imbaraga z'umwuka iyi minsi 40 turimo gusenga, ibyifuzo byose twashyize imbere yawe Mana. Dutegereje ibisubizo byawe, dutegereje kubona imbaraga zawe, dutegereje kuririmba ishimwe kuko washubije kwifuza ku bwoko bwawe. Rambura ikiganza uhumugisha aba bantu bose, uhumugisha ijambo ryawe tugiye gufatanya, uhumugisha imitima yacu n'ubwenge bwacu bigiye kuyakira, wihesha icyubahiro, ubwoko bwawe buhabwa umugisha. Ngo ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Ushobora kwicara. Umwuka wera abane natwe. Reka ngerageze kwigisha mu magambo magufi kugira ngo ku isaha twasezeranye tujye tuba twatashye. Turabivuga tubisubiramo ariko byanze gufata, ariko bizageraho bifate. Amina. Twese dufatanije. Ndagira ngo dusubire kuri ya magambo badusomeye, cyane cyane hariya mu Bakorinto ba 2 ibice 5. Ndahera ku murongo wa 14, basoma bahere ku murongo wa 17, ariko buriya ibereye ku murongo wa 17 igitekerezo ubu gifatiye hagati. Murongo wa 14 baratubwira ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata
kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo bariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Icyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Haleluya. Uyu munsi turiga inyigisho ivuga ngo kuba icyaremwe gishya. Iteka ryose muri Bibiliya buri hari ibintu abantu batasobanukiwe, yuko Imana iduhamagarira guhinduka. Haleluya. Kuko kuva umunsi Adamu na Eva bakoze icyaha, babidusomeye mu gice cya mbere, kuva umunsi Adamu na Eva bakoze icyaha, twese twateye Imana umugongo. Icyaha cya Adamu na Eva cyaratwokamye, iteka ryose twese tuvuka duteye Imana umugongo. Nta n'umwe ujya avuka atumbiriye Imana, tuvuga duteye Imana umugongo. Niyo mpamvu uzabona abantu bose iyo bakura baba abanyabyaha, kereka iyo bagize umugisha bagahura n'ubutumwa bwiza, ariko ubundi twese dukura turi abanyabyaha. Ikintu kibabaje nuko bamwe bakura ari abanyabyaha ndetse bakinjira mu idini ari abanyabyaha, bakazasazira mu idini bakiri abanyabyaha. Kuko ndenda kubabwira ikintu kimwe gikomeye, kuba mu idini ntabwo biguhindura icyaremwe gishya. Kuko hano batubwiye ngo umuntu wese uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Haleluya. Iki kintu kirakomeye cyane, kuko Bibiliya iratubwira ngo uwo waba uri we wese, niyo waba uri umwana wo kwa pastori, niyo waba uri umwana wo kwa bishop, niyo waba uri umwana w'umuvugabutumwa, niyo waba uri umwana w'umurokore usenga imbaraga zikamanuka, iyo uvutse uvuka uri umunyabyaha. Nta gakiza par procuration kabaho. Uranyumva? Hari umuntu ukubwira ngo papa yari pastori, agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Nta gakiza k'umurage, nta legacy y'agakiza ibaho. Buri muntu wese agomba kwikirizwa ku giti cye. Haleluya. Kuko Bibiliya yo iratubwira ngo twese twakoze ibyaha, bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma Pawulo akatubwira mu Befeso ibice 2 kuva ku murongo waho tikamere ku murongo wa mbere, adushushaniriza neza abo twari bo, akavuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Twese tuvuka dupfuye, twese tuvuka turi bazima mu mubiri, ariko dupfuye mu buryo bw'imibanire n'Imana. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo natwe yaratuzuye, ngo twebwe abari bapfuye tuzize ibicumuro byacu. Kuko Bibiliya yatubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo bw'iteka. Haleluya. Twese tuvuka dupfuye. Umusaza umwe yajyaga abyigisha neza akavuga ngo umuntu wese wavutse rimwe azapfa kabiri, kuko azapfa mu buryo bw'umubiri, narangiza apfe no mu buryo bw'umwuka. Ngo ariko umuntu wavutse ubwa kabiri ngo azapfa rimwe, azapfa mu buryo bw'umubiri, kuko twese tuzapfa cyangwa tuzahindurwa, ariko mu buryo bw'umwuka tuzabaho iteka. Iyo ni impano y'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya. Pawulo rero akavuga ngo umurongo wa 2 ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mukurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese, umva icyo nkundira Pawulo, nawe arabyemera yuko nawe yahozemo. Natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya abandi bose. Ko twese tuvuka duteye Imana umugongo.
ariko umugisha tugira Bibiliya ikatubwira ngo nubwo ari uko bimeze kubw'urukundo rwayo ntacyo dushyizemo, by grace, kubw'urukundo rwayo Imana ibyo yabihinduye bishya. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana ibice 3 murongo wa 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Niyo mpamvu rero hano batubwira ngo uyu muntu yari muri Kristo ahinduka icyaremwe gishya. Amen. Umuntu yari muri Kristo. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 murongo wa 12 aratubwira ngo ariko abamwizeye bose, abamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Abemeye Kristo nibo bavuka bagaterwa mu buzima bakaba abana b'Imana, bakagira ubugingo buhoraho, bakabibyaremwe bishya. Mu yandi magambo, jewe ndi umuntu nk'abandi bantu ariko ndi icyaremwe gishya, ndi umwana w'Imana. Icyo cyo ni ikintu gishya. Ubundi impamvu bavuga ngo umuntu yari muri Kristo ntabwo bavuga ngo ababaye umuntu mushya. Iryo ni ryo kosa abantu benshi bakora, bashaka kuba abantu bashya. Ntabwo uba umuntu mushya, uba icyaremwe gishya, ni ikindi kiremwa. Hari imbuto y'Imana ikujyamo ukaba umuntu w'umwana w'Imana. Haleluya. Muraza kubyumva neza nidukomeza. Mu Baroma igice cya 8 baratubwira ngo erega buriya ngo abantu bayoborwa na kamere ntibashobora kunezeza Imana, ngo ariko abayoborwa n'umwuka ngo nibo bana b'Imana. Haleluya. Ngo kandi ngo uyu mwuka twahawe ngo ntabwo ari umwuka w'isi, ngo ahubwo ni umwuka udutakisha ngo Aba Data. Twahawe umwuka udutakisha ngo Aba Data, Imana yabaye data. Noneho agakomeza akavuga ngo kandi ubwo turi abana turi n'abaragwa, turabaraganwa na Kristo, cyaremwe gishya. Hanyuma hano mu Bakorinto Pawulo akabisubiramo akatubwira ngo rero umuntu yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Iki niyo kintu cya mbere ngira ngo tubanze gutekerezaho cyane, kubera yuko ndagira ngo nabwiye ko ndimo kwihutisha inyigisho kugira ngo tuze kurangiriza igihe. Ndashaka kubabwira ngo igice cya kabiri gikomeye cyane kuri ibi ngibi. Abantu benshi barakubwiye ngo nakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwana, ariko wajya kureba mu buzima bwabo ugasanga ntibabaho nk'ibyaremwe bishya. Kubera iki? Kubera ko twabinjije mu idini ariko ntitwabinjiza muri Kristo. Ahubwo benshi mwicaye mu hano ndagira ngo mwigenzure, examine yourself, kuko biroroshye cyane kubeshya pastori, biroroshye cyane kubeshya n'abandi bantu, ariko ntushobora kwibeshya wowe. Iyo wahindutse uba ubizi ko wahindutse, iyo utahindutse uba ubizi ko utahindutse. Amen. Nuko bimeze. Abantu bagerageza amashuri ntibyakora, abantu bagerageza ibintu byose barabigerageje ariko ntibikora. Ikigira icyo gikora no kuba muri Kristo Yesu. Umuntu yari muri Kristo Yesu abicyaremwe gishya. Ariko benshi barashaka kwinjiramo igice nka yanzoka, jyamo wese ubicyaremwe gishya. Amina. Niyo mpamvu buriya Yesu atangira kwigisha, inyigisho ya mbere yigishije yaravuze ngo mwihane, repent, ngo kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Bishaka kuvuga iki? Buriya kwihana ntabwo ari ukureka ibyaha. Oya, nicyo kintu abantu batumvise. Burya ibyaha ni umusaruro w'imitekerereze n'imyumvire. Rero iyo Yesu avuga ngo repent, mwihane, yabwiraga abantu ngo hindura imitekerereze yawe. Reka nkwereke, buri cyaha cyose mubona kiba cyubakiye ku mitekerereze n'imyumvire y'umuntu. Hari igihe uzabona umuntu arimo kunywa ugire ngo akunda inzoga. No, hari umuntu unywa kuko yihebye, buri mugoroba akajya gucurika agahinda ke mu icupa ry'inzoga.
hari undi muntu unywa yageraho ngaho kubera, hari ijambo numvise abajene bakoresha muri ino minsi ryitwa vibe, ngo kubera vibe ngo ziva mbese agasamusamu, urabiza agasamusamu yo ukajya wumva mbese ufite akantu k'agasamusamu muri wowe, noneho ko gasamusamu ugahora urimo kugashakisha ngo wumve ko kagumaho, ukanywa ushaka agasamusamu. Akabona abandi banywa kubera iki? Burya ntabwo abantu bose banywera impamvu zimwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwihane, ukuvuga ngo muhindure imitekerereze yanyu, muhindure imyumvire yanyu, muhindure imibanire yanyu, muhindure imikorere yanyu, muhindure imibereho yanyu. Burya repent, iryo jambo kwihana ni uguhindura, ni uguhindukira. Urumva ni umuntu wagenda agateye Imana umugongo agakora domitu akareba hariya agahindura byose. Urahindura, ugahindura n'uburyo wambara cyane, ugahindura byose. Repent. Niyo mpamvu mu Baroma ibice 13, ndabaha ingero nkeya hanyuma tugane ku musozo. Abaroma ibice 13, nkunda amagambo Paulo yanditse, umurongo wa 12 waho aravuga ngo ijoro rirakuze burenda gucya. Amen. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Hari ibintu tuba twambaye, burya ibyo wambaye ubu ngubu hagize umuntu wenda ubabaza ati ariko ninde wabigishije uyu munsi? Abantu benshi bashobora kutibuka izina ryanjye ariko bazibuka imyambaro nari nambaye. Ngo ni umugabo wari wambaye ikanzu ngo y'igitare, ngo yageretseho ngo akantu k'agashumi k'umukara gakikijwe n'umutuku n'umukandara w'umutuku. Icyo ngicyo nicyo abantu benshi, ibyo wari wambaye. Uzabone niyo umuntu akubaje ngo nta mugore uciye hano, ngo hari umugore wari wambaye gutya, akavuga imyenda yari yambaye, kuko ibyo twambaye nibyo bigaragarira abantu mbere y'ibindi byose. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo noneho ngo ijoro rirakuze burenda gucya, kuko nijoro ibyijimye byose ibisa nabi ushobora kubyambara. Imyenda iriho ibizinga ushobora kuyambara nijoro, ariko bakatubwira ngo iyo myenda iriho ibizinga ntushobora gukomeza kuyambara. Ngo twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. 13, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi nimuhe urwaho imibiri yanyu ngo nuko ikora ibyo yifuza. Kwambara Yesu, ngiye nkundi intuza. Aho unyuze abantu bakavuga ngo uri wa wundi wambaye Yesu. Wari umuntu wanyuze hano wambaye Yesu, ariko yiyambuye. Hari ibyo twiyambura, twiyambura ibiganiro bibi, tukiyambura gusambana, tukiyambura gusinda, tukiyambura ishyari, tukiyambura gukora iby'isoni nke, tukambara Kristo, tukajya muri Kristo, tukambara Kristo, tukaba ibyaremwe bishya. Amen. Muribonamo? Hanyuma reka ngane ku musozo turebe mu Bakolosayi ibice 3. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 12. Inzandiko za Paulo zose zikoze kimwe, atubwira icyo Imana yatugize icyo muri Kristo Yesu, yarangiza akatubwira uburyo dukwiriye kugenda nk'ibyaremwe bishya. Umurongo wa 12 n'uwa 14 aravuga ngo nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nkuko umwami wacu yabababariye aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Ariko mbere yuko twambara arabanza akatubwira n'ibyo twiyambura. Umurongo wa 8 aravuga ngo none mwiyambure ibi byose. Umva bene data, mwiyambure ibi byose. Halo, mwiyambure ibi byose. Genzura urebe niba utambaye kimwe muri ibi ngibi batubwira. Mwiyambure umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho ntihaba umugira iki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga rigaho cyangwa umuskuti,
cyangwa imbata cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Hari ibyo tugomba kwiyambura tukambara Kristo, ibyaremwe bishya, tukagendera muri Kristo. Amen. Hanyuma iyo twamaze kwambara Kristo, icyanyuma cya mbere cyari kureba abo turi bo n'uburyo duhinduka ibyaremwe bishya. Icya kabiri cyari imibereho y'icyaremwe gishya. Icya gatatu ni imirimo y'icyaremwe gishya. Hariya niho nshoreje. Mu Bakorinto ba kabiri batubwiye ngo Imana yiyungiye natwe muri Kristo Yesu, ntiyabikitubaraho ibicumuro byacu, ariko irangije idushinga umurimo ngo ariko ibyo byose bituruka ku murongo wa 18, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mwiyunge n'Imana. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mwinjire muri Kristo. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mwiyambure imirimo y'ibyaha. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mwambare Kristo. Ndabahendahenda mu cyimbo cya Kristo ngo mugende nk'ibyaremwe bishya. Uwo ni umurimo Imana iduha, katubwira ngo genda ubwo wamaze guhinduka, genda umbwirire n'abandi yuko Yesu akiza. Haleluya. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Turi abantu bafite imibereho mishya, ariko turi abantu bafite n'umurimo wo kujya kubwira abandi. Haleluya. Abantu nibakubona bamenye ko wabaye icyaremwe gishya, nibatangira kukubaza babwire ngo ni ukubera Yesu. Amina. Wenda uyu munsi wicayemo hano uremerewe n'ibyaha. Wenda uyu munsi wicayemo hano ukigenda muri biriya byose twamaze kubona. Nanjye ndakwinginga mu cyimbo cya Kristo ngo uyu munsi wiyunge n'Imana. Wenda wumvise umwuka w'Imana akubwira ngo hari ibintu bigomba guhinduka muri wowe, kuko niyo tumaze kuba ibyaremwe bishya, noneho dukurira muri Kristo. Buri munsi tukagenda dukura dusa nawe. Hari n'abakubwira ngo ariko sibwo hari igihe tuzigera dusa nawe. Paulo yabyanditse neza, aravuga ngo tukiri hano mu isi tumenyaho igice, tubonaho igice, ngo ariko naboneka ngo tuzamenya nk'uko Imana yatumenye. Yohana arandika ngo bakundwa, ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. Ngo bakundwa, ngo uko tuzasa ntikurerekanwa, ngo ari ikintu tuzi, ngo niyerekanwa tuzasa nawe. Ngo noneho hagatanga ngo ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko nguwo aboneye. Twinjira muri Kristo tukaba ibyaremwe bishya, tugakurira muri Kristo, buri munsi tukagenda duhinduka tuba bashya, turushaho gusa na Kristo. Imana itugirire neza. Reka ne kwisubiramo. Niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe akubwira ngo uyu ni wo munsi, uyu niyo saha yawe yo kwakira Kristo nk'umwami, ukinjira muri we wese, ntugire icyo usiga hanze. Cyangwa se wamaze kwinjiramo ariko hari ibintu bimwe na bimwe ugikurura aho inyuma, uyu munsi niwo kujyamo neza, ugakurira muri Kristo nk'icyaremwe gishya. Niba wumvise umwuka avugana nawe uzamura ikiganza aho uri, hanyuma dusenga Imana dusoza. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza
zamura ikiganza cyawe wibwirire Yesu, kandi ibyo yakweretse aba ari byo umwereka. Umubwire ngo mwami Yesu unyeze, untunganye, umpindurire icyaremwe gishya. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, ubwo ibindi byose twagerageje bitashoboraga kutugeza aho twifuzaga kugera. Twagerageje ubwenge, twagerageje discipline, twagerageje amafaranga, twagerageje ibintu byose, ariko ntibyatugera aho twagombaga kugera. Rambura ikiganza cyawe, ufate ibi biganza byose bizamutse imbere yawe. Imbaraga z'umwuka wawe wera zifata aba bantu bose, ubogesha amaraso yawe, ubatunganye, ubeze, nurangiza ubambike imbaraga, bakurire muri wowe, barusheho gusa nawe, barusheho kugenda nkawe, barusheho kuvuga nkawe, barusheho gukora nkawe, baheshe izina ryawe icyubahiro, kandi nawe ubishimire buri munsi ubaho umugisha. Wa munsi nuhamagara amazina y'abera, aba bose bari aha ngaha, ibi biganza byose byazamutse imbere yawe, ntibazabure mwami Imana kuri liste yawe. Ubambike imbaraga kandi uhindure ubuzima bwabo, ko ni mu izina ryawe dusabye mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.